Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugeraho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukuri iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere mwe uhita utsinda ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita usinda ugira ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Murabizi ngenda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, agenda postinga n'ikibazo kiri gukunda kuza. Rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, ubonere kujya no masomo agenda agufasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ubonere ku gihe kino kizami kiba cyakozwe, kanda aho subscribe aho hasi. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, iyo ufite indangamuntu uratwandikiye cyangwa uduhamagara kuri 0789 katubwira akarere ushaka gukoreramo, katubwira itariki ushaka gukoreraho, ukatubwira n'isaha, asige tukagushakira code wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Kuko iyo tumaze kugushakira code tubatonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Ndizera ko rero amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa cyacu gifite ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, cyapa uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona gifite ishusho y'urukiramende? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo mu ibara ritukura. Gisobanura iki rero? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Aravuga ngo aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo umuhanda udakomeza, ndeka ngo nariso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Namaze kuhakora video y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo na bino bibazo byose birimo. Rero genda ujye kuyireba kugira ngo nugere kwa kino kibazo cyerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Urabizi ibibazo byerekeye ku byapa babishobora kubikoza mu buryo bw'amagambo, bashobora kubikoza mu buryo bw'amashusho. Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze gutemesa cy'ukuri, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni nta iso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ubundi kino ni icyapa kimwe mu byapa biburira byo ku mihanda. Kino cyapa uri kubona ko umuhanda watangiye ari munini, ugeze imbere urafungana. Watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Noneho urabona ko uruhande rw'iburyo rwateje ifungana, n'uruhande rw'ibumoso rwateje ifungana. Bino nibyo bita ifungana ry'umuhanda. Kino cyapa gisobanura iki? Ifungana ry'umuhanda. Ese mwabira bisubizo bine baduhaye hari icyo uri kubona cyanditseho ngo ifungana ry'umuhanda? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igiso cyanyacyo. Niyo mpamvu duhisemo D. Cyakagombye kuba igiso cy'ukuri nta kindi ni ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero D, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budagiye kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Bundi bavuze ngo ibintu birabangikanye. Nicyo kintu ngiye kugusobanura hano, nicyo kintu kigoye. Iyo bavuze ngo ibintu birabangikanye, ubundi abari nk'iramironko 2 wenda yo mu muhanda. Iyo bavuze ngo irabangikanye, iyo uturutse ku rubori ushobora no kubona wajyana umurongo umwe, ariko ni imirongo 2 iba yegeranye cyane.
nibyo bita ngo irabangikanye, kandi gifite rero ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Kiba ari kino gice, kiba ari iki. Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araho ngo ahanyurwa n'amagare na velomoteri, beka ngo ahanyurwa n'ingorofani, seka ngo ahanyurwa n'ibinyamitende, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame kino washatse kuvuga ngo A iraba atari igiso cy'ukuri, B iraba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C iraba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze gutema igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Ese aramutse guhitamo C? Ese aramutse kuyandika ku gapapuro? Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ujye ureba ko ikibazo kikunaniye, nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya, urahita ugikora. Ikintu uba usabwa kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda ni ukujya aho hasi umukara handitse subscribe, ukahakanda. Iyo wakaze ikintu cyose cyagufasha gutegura ikizame neza, ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Araho ngo igare, beka ngo velomoteri, seka ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ikihe kinyabiziga? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, ariko nkwibutsa ko kode ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Hari nk'igihe umuntu aguhamagara akakubwira ati ngo nahamagaye abantu ngo barambwira ngo nta kode zihari. Kode ziba zihari, wowe ujye utwandike cyangwa uduhamagare, ntabwo bigoye. Ahasigaye tuguhitiremo kode bitewe n'akarere ushaka, bitewe n'itariki ushaka, bitewe n'isaha ushaka. Tumaze kugushakira kode, tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukayatore guhera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kureba itagukunda buze twigane mu ishuri, naho turakwigisha kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe bazavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kandi ubona ibibazo neza neza gisa nka kino. Kubera iki rero? Hano bazaba bavuze ngo romoroki ntiburenze ubugari. Hano bazaba bakubwiye ngo, hano batubwiye ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Hano rero nibasubiza ngo nta giso cy'ukuri kirimo, hano kuri C bazaba banditseho ngo ipikipiki idafite. Nibavuga ngo idafite uzahita uhitamo D, nibavuga ngo ifite uzahita uhitamo C. Ndakeka ko umenya ahantu bitandukaniye, ndakeka ko n'ikiramuka kije mu kizami cyawe utazabyitiranya. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango byera cyangwa by'umweru. Icyapa gisobanura iki? Ibyapa urabona ko bakunda kubibaza cyane. Ni ingenzi ko warebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujye ugera kwa ino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya birakugora. Kino cyapa rero kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda, ntabwo ndakubwira ubusobanuro bwacyo utari wahitamo igiso cy'ukuri. Araho ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, beka ngo ntihanyurwa, seka ngo umuhanda udakomeza, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa kubera iki kivuga ngo ntihanyurwa? Ese kiba kiri kubwira inde ko hatanyurwa? Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko uzabona abantu bariyo bo bari kuvayo. Kubera iki? Kiba kibateye umugongo. Wiyo uri kukibona kino cyapa ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo bo baba bari kuvayo.
iki rero kiravuga ngo ntihanyurwa, kirimo ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Noneho hari n'ikindi kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko umutuku, ubuso bwera, kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntabwo waba wemerewe kujyayo, n'abariyo ntabwo baba bemerewe kuvayo. Ariko kino cyo iyo ukibonye wowe ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 5, kirabaza ngo iyo romoroki ziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Araho ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mbega ngo itara y'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Kino kibazo ushobora kukikubaza rero, bakakikubaza bakavuga ngo A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D bakavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uzahita uvuga ko ibisubizo byose ari ukuri, kuko bazaba bafashe kino gisubizo cyo kuri A bakigabanyamo uduce twinshi. Rero uzahita uvuga ko ibisubizo byose ari ukuri, ko bari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ndakeka ko nibaramuka bagenduye muri ubwo buryo nkubwiye kitazakugora, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame, ariko turi kureba n'ibibazo ukuntu bashobora kubihindura, tukareba n'ibindi bibazo bishamikiye kuri icyo kibazo turi gukosora, kugira ngo nugerwaho uzabe warabonye ku bibazo byinshi uzakore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, mbega ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Siga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, n'imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abari metero 1 na abari metero 3 na santimetero 50. Bashaka kugihindura bakavuga ngo A inyuma ni metero 1 metero 3 n'ibice 50, B imbere ni metero 1 n'ibice 70. Niba bihindura gutyo uzabikore. Niba kubwira ngo A inyuma ni santimetero 350, B inyuma imbere ni metero 1 ni santimetero 170, ikintu bazaba bakoze bazaba bahinduye ingero gusa, ntibizakugore. Ndakeka ko rero uramaze guhitamo A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana bitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Uri kugenda impande y'umuhanda igihe cya nijoro cyangwa ku manywa, hari ukuntu ugaragazwa. Uri kwambukiranya umuhanda hari ukuntu ugaragazwa, ariko hari ibinyabiziga bitategetswe kugira ibibyerekana mu gihe bigenda cyangwa byambukiranya umuhanda. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bigendwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo,
ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni ise. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ese turiya tunyabiziga ubona bashyizemo abana bari gusunika tuba dufite ibinyoteri? Oya. Ese tuno tugare tugendwamo n'abamugaye tuba dufite ibinyoteri? Oya. Niyo mpamvu rero iyo biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa biri kwambukiranya umuhanda ntibitegetswe kugira ibi byerekana. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. N'ayahe mabara? Aravuga ngo ubururu, umweru, umukara. Mbega ngo umukara, umweru n'umuhondo. Sega ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Bino byapa by'inyongera mwese murabizi, namaze kubakorera iyo video iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Nawe hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ukajya aho hantu hasi h'umukara handitse subscribe ukakanda kugira ngo nikiraho iryo somo uzahita uribonera ku gihe. Bino byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze amabara agize kiriya cyapa bari ubururu, umweru ndetse n'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ni gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arangwa iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2.70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Abari iby'imbere biba bingana na metero 2.70. Kino kibazo neza barakibaza ariko bagahindura gasanga wenda hano bavuze ngo iby'imbere ni metero 2.70 bashyizeho metero 2.50. Ituvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hasi handitse subscribe uhakande. Ikintu cyose nkiraho ari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, uzajya uhita ukibonera ku gihe. Kandi murabizi intego yacu ni ukubona mukora rimwe mugahita mutsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri mu mujyi wa Kigali, nta mwanya uba ufite wo kwiga igihe kirekire, katubwira tukaza tukakwigisha umunsi umwe. Tukaza tukakwigisha computer, tukakwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya, kwigisha umunsi umwe, undi ukurikiyeho ukajya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Wewe twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 26 bigufashemo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Mwese murabizi ntabwo waba utwara toni 5 ngo wikorere toni 10, biba bibujijwe. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hari ikinyabiziga kiba cyemerewe kuba cyaba kitwara nka toni 5 kikaba cyatwara nka 7, kandi toni 5 nizo zanditse ku karita iranga ibyo cyikorera. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe biba bifite ubwo burenganzira? Arangwa ibinyabiziga bya polisi, beka ngo ibinyabiziga bihinga, sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mwese mujya mubona biriya bimodoka bitwara ibitaka, ukabona cyikoreye itaka riri kugenda risa nkaho rishaka no kugwa hasi. Birashoboka ko kiba cyarengeje
ubwikorere cyakagombeye kwikorera, ariko cyo kirabyemewe kuko kiri mu mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko muzi guhitamo rero se, ndakeka ko muzi kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira hehe, ari aho ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo seka ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo bugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana budafite metero 12. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ese wamaze guhitamo B? Ese wamaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo? Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko urahita ugikora mu kizamini urakora mu kanya. Hano ikintu nakubwira hano ariko yavuze ngo ku muhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo ikinyabiziga cyawe cyamaze kwinjiramo kiba kigomba gukomeza imbere paka kivuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Iyo uvuyemo haba ari icyapa kiburira kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko murabizi amategeko agenga umuhanda ubisikanirwamo ntabwo ari kimwe n'ayo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Rero ndakeka ko nuzwitamo B, ndakeka ko nuzikiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara ndangamire n'ayandanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Aye matara itegereze neza, araba ngo amatara magufi. Mbega ngo amatara ndangaburumbarare. Sega ngo amatara yo guhagarara umwanya munini. Dega ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Hari ikintu kiri kugugora, cyandike muri comment, uhita ujya ahantu hasa umukara handitse subscribe uhakande kugira ngo iryo somo nsabye bitende gutegura ndigushyireho n'ugerwaho uzakorera muri tutsinda. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni se, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo. Ugiye guhindura icyerekezo, ese ni iki uba wakora mbere yuko ugihindura? Hano ibisubizo bine baduhaye, itamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araho gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo, ubwo ni ibinyoteri. Mbega ngo itegereze neza niba icyapa kibikwemerera guhindura icyerekezo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ugiye guhindura icyerekezo, ese ni iki ugomba kumanza ukitaho? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe. Ni iki wakora mbere yo guhindura icyerekezo? Hano ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbere yo guhindura icyerekezo urumezo ikinyabiziga, ikintu ugomba gukora ni kimwe. Ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo, ugakoresha ibinyoteri ukerekana ko ugiye guhindura icyerekezo kugira ngo abandi bamenye icyo ugiye gukora. Ndetse ikindi kintu ugomba gukora no kwitegereza neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo. Hari ahantu ugera mu muhanda hakaba ari ibyapa bikubuza guhindura icyerekezo. Rero iyo ugiye guhindura icyerekezo, itegereze neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu hano duhisemo ko C ari cyo giso cy'ukuri, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uhisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko tuguha 0. Uhisemo B aba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo
bya nyabyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo, tegereze neza, kirabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho. Hari igihe umuntu avuga kunyuranaho umuntu ntabyumva, ariko yavuga kudepasa umuntu akabyumva. Rero ni iki wakora, cyangwa ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kudepasa? Ni iki muri ibi uba wakwirinda mu gihe ushaka kudepasa? Ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Aravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo gukora kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe nawo gusobanurira wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere paka uvuyemo, utemere ko wakata ngo usubire inyuma. Sega ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha, dega ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora hano ni kimwe, hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni a. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kudepasa mu koni birabujijwe, niyo mpamvu uba ugomba kwirinda kunyuranaho mu ikoni. Nyuma y'ikona ugategereza uburyo bwo kunyuranaho. Kubera iki bibujijwe, cyangwa no kubera iki ugomba kubyirinda kudepasiriza mu koni cyangwa kunyuranaho mu koni? Ntabwo uri kureba mu ntera runaka, birashoboka ko hari ibindi binyabiziga bishobora kuba byaje, rero ugasanga gihise kikugonga kubera ko ntabwo kiba cyakubonye. Rero uba ugomba kwitonda. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ndakeka ko nuzwitamo a, ndizera ko nuzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Wari kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa, ugeze ahantu hashinze hari akazamuko, muri make mu zindi ndimi haterera. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Beka ngo gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumumenyesha. Sega ngo kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. Deka ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wakora iki igihe ugeze kwa kano kazamuko gashinze cyane? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni a. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Nujya mu kizami cyawe ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, ntabwo nkubwiye ko 100% bari ibisubizo bya nyabyo, ariko nka 90% iyo ugihisemo mu gihe uri kubona nta kindi wizeye 100% gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira amabanga yo ko wagenda mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, tugenda tunababwira ibibazo bishamikiye kuri icyo kibazo tuba turi gukosora, kugira ngo nugerwaho uzabe warabonye ku bibazo byinshi uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Ubwo kiri kuza kigusanga, giturutse mu kindi cyerekezo, ubwo kiri kuza kigusanga. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza. A iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Mbega ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi. Seka ngo yagize ibyago. Deka ngo umuvuduko urenze. Ese uba wakora iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndizera ko hano igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni a. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Nayibaze kubivuga ku kibazo cyari kibanje, baguhaye ibisubizo bine ubonye nta kintu wizeyemo 100%.
ukabona ariko hari icyo bagwaye, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba guhagarara. Ntabwo nkwiye ku ijana buri gihe ahora ari igisubizo cya nyacyo, ariko nka 90% iyo ugihisemo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Nayo imaze kubivuga hejuru, niba wari wishe kino kibazo umenye ko untengushye. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki? Igihe umuyobozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso ugeze kuri feruje usanze ntabwo ziri gukora, hari igihe biba ngombwa ko zipfa, noneho ntabwo ibinyabiziga byahagarara, n'ubundi birakomeza bikagenda, ahubwo hifashishwa bano bantu baba bifitiye ububasha. Urahageze agwaye kino kimenyetso, uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukora kimwe ucyandike ku papuro. Ariko ngo gukata ibumoso gusa, mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, se ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mbega ngo ukomeza imbere gusa. Ese ugomba gukora iki mu gihe aguhaye kino kimenyetso? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe mu gihe aguhaye kino kimenyetso. Ashobora kuba ari umupolisi, ashobora kuba ari uriya muvolonteri, uba ugomba n'iso cy'ukuri nta kindi, ni se ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ukaba uhagaze kuko hari abakunda kuba hari ibinyabiziga byinshi bijya mu byerekezo bitandukanye. Rero iyo aguhaye kino kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ubwo hari ibindi binyabiziga aba yemerewe kugenda, byamara kugenda nawe akakwemerera kuba watambuka. Ariko iyo aguhaye kiriya kimenyetso, ikintu uba ugomba gukora ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura yaba ari mwayino ntera ukaba wayabona. Amatara ndangacyerekezo, hano hari ibisubizo bine baduhaye, ari aho muri metero 100, mbega ngo muri metero 200, seka ngo muri metero 150, deka ngo muri metero 250. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kucyitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ano matara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya metero, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ya metero 150. Yaba ari muri metero 150 ukaba wayabona. Ndakeka ko nuzwitamo se, ndakeka ko nuzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, kudepasa bikorerwa hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Kunyuranaho mu zindi ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo kudepasa. Ese bikorerwa he? Ari aho mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega mu gihe cyose ni ibumoso. Seka ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Ndizera ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Kunyuranaho bikorerwa hehe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi iyo wavuzaga ngo B ngo ni ibumoso, wari guhitamo B. Ariko iyo wavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kudepasa cyangwa ushobora kunyuranaho ubikoreye iburyo bitewe n'icyerekezo uri kuganamo. Niyo mpamvu hano rero duhisemo ko iso cy'ukuri ari de, ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tucyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya kitarakugora. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20, ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi. Kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Bungana bute rero? Ari aho burenga toni 1, mbega ngo burenga toni 2, se ngo burenga toni 24, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ari buze kugira kuri 20. Mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa ni ugukanda aho hasi handitse subscribe. Ubundi ntabwo wakagombye kurangiza ino video utari wakanda subscribe. Ukeneye gukora kujya mu kizamu ugakora rimwe
ugahita utsinda. Rero hano isoko cy'ukuri nta kindi ni D, nta isoko cy'ukuri kirimo. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu cyakugoye cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibintu mwansabye ko mbateguraho amasomo nkayakurikiza kugira ngo nimugerwa muzakore rimwe muhite musinda. Ukeneye code cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ho twanakwigisha umunsi umwe, undi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwarike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 asigaye tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza. Uri hafi gukora kandi aho hantu se handitse subscribe, ikintu cyose nzakiraho kizaba ari icyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza.